Nongeye guha ikaze ukomeje gukurikira Isaniro Empire mu makuru agiye atandukanye. Umuhanzi Uworizagwira Florier uzwi nka Yampano nyuma y'ibihe bigoye yari amaze igihe ari gucamo yaje gushyira hanze amagambo agira ati nta cyiza nko kugira umuntu ukunda, nta cyiza nko kugira umuntu utekereza nyuma yawe, bikaba akarusho nawe akwibonamo. Rero nagiriwe amahirwe mpura n'umuntu ndamukunda, muri uko kumukunda nawe arankunda. Ibi yabigaragaje nyuma y'uko mu minsi mike yari amaze kugaragaza ko umwaka w'ibihumbi 2025 wamubereye umwaka w'ibibazo byinshi. Umuhanzi Yampano rero yaje kugaragara muri iki kiganiro nyuma y'uko yari amaze kwakira agakiza yatujwe na Prophet Kim, avuga ko ibya kera bigomba kurangira guhera uyu munsi. Yakomeje avuga ko kuva yakiriye agakiza umutima we yumva ubohotse. Muri iki kiganiro Prophet Kim yabaje Yampano niba yiteguye gukora ubukwe. Yampano yamusubije mu buryo bwuzuye ibyishimo agira ati yego rwose. Vuba aha akomeza anashimangira ko atagira abagore benshi, ko agira umugore umwe witwa Uwineza Vava. Abantu bari bazi ko batandukanye gusa ntabwo bigeze batandukana, ni fiance bitegura kuzarushinga vuba. Avuga ko urukundo rwabo rutateye imbere mu buryo bworoshye, ahubwo rwaranzwe n'ibigeragezo n'ibibazo bikabije birimo n'amashusho yabo batera akabariro yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi. Yampano avuga ko yakiriye agakiza k'umutima we yumva ubohotse kandi ko ari gutegura ubukwe we n'umukunzi we Uwineza Vava, anamushimira kuba ataramuvuyeho nyuma y'isakara ry'amashusho yabo yasakaye batera akabariro. Ibi bikaba byerekana ko uyu muhanzi yiteguye gushyigikira urukundo, umuryango ndetse no kwemera mu buzima bwe. Byose bikaba bitanga isomo ku bakunzi be ndetse n'abamukurikira. Ndagushimiye wowe twabanye, wowe ukomeje gukurikira Isaniro Empire.